uyu mugoroba nawo ni umugoroba Imana yaduteguriye kugira ngo iduhe umugisha. Bibiliya avuga ngo tuva mu bwiza bumwe tujya mu bundi. Iteka ku bana b'Imana cyangwa se ku bantu bizera Yesu Kristo, ubuzima twahozemo ejo ntabwo ari bwo buzima tubamo uyu munsi, ahubwo tuva mu bwiza bumwe tujya mu bundi. Ubwiza twari turimo ejo bwari bwiza, twahawe umugisha, ariko uyu munsi hari ubundi bwiza tuza kwinjiramo. Vuge ngo haleluya. Biciye mu ijambo ry'Imana, biciye mu kuramya no guhimbaza, hari ubundi bwiza. Ubwiza we experience ijoro ryashize sibwo bwiza uza ku experience rino joro. Kubera iki? Imana iteka ihora ari nshya ku buzima bwacu. Igihe cyose Imana utagenda uyisobanukirwa mu bundi buryo, cyangwa se reka bivuge gutya, Imana igenda yihishurira abantu bayo mu buryo buri dimension cyangwa se mu buryo bwa dimension runaka. Imana ikwereka uyu munsi igice cyayo, ejo ukomeza kuyisabana nayo ikakwereka ubundi bwiza, ejo wakongera kugaruka ikagenda ikwiyereka. Mwari magambo, uko Imana igenda ikwiyereka biterwa n'ukuntu ugenda uyiha umwanya kugira ngo Imana ikwiyereke. So rero kuko hari uri hano ejo ku mugoroba, hari uburyo Imana yakwiyeretsemo, ariko uyu mugoroba nanone hari n'ubundi buryo Imana iza kukwiyerekamo. Tuvuge ngo haleluya. Tuvuge ngo haleluya. Ejo nababwiye iyi minsi 21 izajya kujya kurangira ureba ubuzima bwawe ati Imana uhabwe icyubahiro kubw'iyi minsi 21. Nababwiye ko iteka ryose Imana itegura programme iri speciale bitewe n'icyo ishaka gukora ku buzima bwayo, ku buzima bw'abantu bayo. Tuvuge ngo amen. Kandi rakambabwiza ukuri, igihe cyose Imana ishaka guha umugisha ubwoko bwayo, Imana ihagurutsa umuntu. Tuvuge ngo amen. Nta gihe na kimwe Imana yaza mu bwoko bwayo nk'uko ikamanuka bati ndi Imana nje kuba blessed. No. Ahubwo Imana itoranya umuntu, Imana ikamuha ubwenge, Imana ikamusiga amavuta, Imana ikamusiga ubwiza, atari kubwe ahubwo ari kubw'abantu bagiye kugendererwa n'Imana bimuciyemo. Tuvuge ngo haleluya. Muribuka igihe turaza kunezerwa. Tuvuge ngo haleluya. Twongere cyane tuvuge ngo haleluya. Muribuka igihe Abisirayeli bari bamaze imyaka 130 mu buretwa, Imana yumvishe gutaka kwayo. Imana irabyumvira mu ijambo ati nakora iki? Dore icyo yakoze kugira ngo ibakure mu buretwa, yahagurukije Moses. Munumva ko kandi yahagurukije nde? Moses. So igihe Imana ishaka gutabara Abisirayeli yagendaga ihagurutse. Iyo usomye mu isezerano rya kera usanga hari abahanuzi yagiye ihagurutsa, ba Ezekiel nuko bahagurutse, ba Yesaya nuko bahagurutse. Imana ishaka gutabara isi yose kugira ngo ihe umugisha. Uzi cyabaye? Yahagurukije umugabo witwa Yesu Kristo. Ati kuko nshaka guha abantu umugisha, nta bundi buryo naba blessing am, reka nzane Kristo. Tuvuge ngo haleluya. Tuvuge ngo haleluya. Imana ishatse kugenderera abamemba b'iritorero, nta kindi kintu yakoze, yahagurukije bishop na mama bishop kugira ngo biciye muri bo twese tubone umugisha mu izina rya Yesu. Tuvuge ngo haleluya. Uyu mugoroba rero nanjye Imana yankozeho kugira ngo uze guhabwa umugisha mu izina rya Yesu. Uyu mugoroba Imana yansiza atari kubw'inyungu zanjye, ahubwo ari kubw'inyungu zacu twese mu izina rya Yesu. Niyo mpamvu mbivuga shize amanga, package Imana yateguye uyu mugoroba nta na kimwe uza kumisinga mu izina rya Yesu. Icyubahiro Imana yateganyije ku buzima bwawe, kugendererwa ko Imana yateganyije biraza kukubaho mu izina rya Yesu. Tuvuge ngo haleluya. Tuvuge cyane ngo haleluya. Ejo narabivuze iteka ryose uza mu nzu y'Imana we expecting something, ufunguye umutima uvuga ati Imana uyu munsi urangenderera, uyu munsi urangenderera. Muribuka wa muntu wari umaze imyaka 38 ku kidendezi? Yesu yaraje yibwira ko ari bya bindi bisanzwe, mamaze imyaka 38. Oh pastor, oh my goodness, thank you so much. Pastor Kim, please can you stand up? Ukawivuga kwitoreka tumukoremera amashyi, ntago narebaga neza. God bless you my brother. Muribuka turacyari mu mwuka? Abari mu mwuka tuvuge ngo haleluya. Mumfashe kubwiriza tuvuge ngo haleluya. Umva icyabaye, yumvaga ari ibisanzwe, yumvaga ari umunsi nk'uwasanzwe ya experiencing, yumvaga n'ubundi nta muvandimwe afite, nta nshuti afite iza kumujya. Yesu agambirira kumugenderera. Uzi icyabaye? Hamugeze iruhande aramubaza nkugirire, urabona mbura umuntu
ntujugunyamo. Yesu aramubwira ati ntabwo ukeneye kujugunya mu mazi, kuko uhinduriza amazi niwe muri kuganira. Uhinduriza amazi niwe muri kuganira. Uzi igitangaza, niyigeze amenya ko yagenderewe n'umucunguzi. Niyigeze. Uyu mugoroba ndagira ngo umenye ko Imana yakugendere mu izina rya Yesu. Muri amasengesho iminsi 21 Imana yashyize kugira ngo ikwereke ko ishaka kukugenderera. Hapana wowe gusa, oya, ahubwo n'umuryango wawe n'abana babagomba kuba abanyamugisha bitewe n'iki gicaniro. Iyi minsi 21 ni iminsi Imana yagambire kugira ngo ubuzima bwawe ibuvane ku rwego rumwe irubushyire ku rundi mu izina rya Yesu. Tuvuge ngo haleluya. Ni iminsi 21 yo kugendererwa n'Imana ku buzima bwawe. Kandi ajya nkwanure nkubwire ngo uzayisohokana mu buhamya bushya mu izina rya Yesu. Nimba ubyizeye vuga ngo haleluya. Ubwami bw'Imana ntago ari ubw'amagambo n'ubw'imbaraga. Ntago wakwicara ahangaha umunsi wa mbere wa kabiri wa gatatu kugeza kuri 21 wiyirije. No, iyo ntago ari Imana. Imana yacu ni Imana igihemba. Ni Imana biraba ngo uyishakanye umwete azagira ate? Wigeze uyishakana umwete muri amasengesho iminsi 21? Nimba warayishakanye umwete, egare kuyibona mu izina rya Yesu. Tuvuge ngo haleluya. Tuvuge cyane haleluya. Zamura icyubahiro cy'Imana tuvuge ngo haleluya. Uyu mugoroba rero uraza gusohokana igitangaza cyawe mu izina rya Yesu. Hari umuntu ubyizeye avuga ngo haleluya. Mbariza mugenzi wangu uri mu mwuka uyu mugoroba. Munyeganyeze ati uri mu mwuka. Aya, hari ikintu Imana igomba kuza gukora uyu mugoroba. Ntago wasenga amasengesho ngo uzarangizanya amagambo gusa. No. Hari igihe cy'amagambo ariko hari n'igihe cyo kugaragaza ibifatika. Hari igihe Imana iceceka iri gukora gahunda zayo, ariko igihe yasohotse igatangira gukora imirimo y'amaboko yayo iragaragara mu izina rya Yesu. Nagira ngo ubwire ngo imirimo y'Imana ku buzima bwawe ntabwo uzongera kuyisobanura. Oya, basaza bayibona batodora Imana ukuntu igira neza. Aya, somebody shout hallelujah. Hari igihe, reka mbabwize ukuri, uzatinya igihe Imana yimanukiye gukora. Tuvuge ngo haleluya. Uyu mugoroba mu izina rya Yesu baruhanurira umuntu mwejyanye bati uyu mugoroba hari gift uza gutahana mu izina rya Yesu. Urataha Imana yibutse ubuzima bwawe. Hari abakristo bari hano babyizeye babihanure mu izina rya Yesu. Babwira ngo uratahana igitangaza cyawe. Nimba ari uburwayi urabusiga hano, nimba ari amadeni urayasiga hano, nimba ari ubukene Imana iraza guhindura situation. Ni Imana ishobora byose, ni Imana ibahora, ni Imana y'imbaraga. Igitangaje kubabwira, igihe cyose Imana irekuye ijambo ryayo ibizi neza ko izarisohoza. Ni Imana y'inyangamugayo. Tuvuge ngo haleluya. Tuvuge ngo haleluya. Ni Imana y'inyangamugayo mu byivuga. Nimba yagambire kugenderera nawe ayikoma mu nkokora nawe. Igihe cy'imbaraga z'Imana yo zamanutse, haba abarozi, habe ngo naragerageje ngo biranga ngo business ngo banyorohereza. No. Nta kintu cyakwitanga imbaraga z'Imana. Somebody shout power. Imbaraga z'Imana. Uyu mugoroba hari ikintu Imana iza gukora mu izina rya Yesu. Ndumva mwuka wanjye uyu mugoroba hari ikintu Imana iza gukora mu izina rya Yesu. Icyama mu bagendere gukaza kugendererwa. Icyama, oh my goodness. Impamvu ntangiriye no kugira ngo mbategure mu kanya. We are going to pray miracles. Reka mbabwise ukuri, ntago ari Imana y'amagambo, ni Imana y'imbaraga. Ntago ubwo burwayi winshiranye hano uza kubusohokana. No. Uzi cyabaye ku mugabo witwa Yakobo. Yakobo Imana imuganiriza ari kugenda, aza kuryama ahantu kwibura ageze i Beteli. Agira iyereko abona marayika ari kuzamba, abamarayika bazamuka n'abandi bamanuka. Uzi cyabaye, abyutse ngo aha hantu hari Imana, ngo ariko sinabimenya.
birashoboka ko waba uri muri compound Imana iri gukora wowe ntumenye. Niyo mpamvu mbaje kugutegura uyu mugoroba. Dore mbabwiza ukuri, Imana iri hano hagati yacu uyu mugoroba. Nuyizera, nufungura umutima wawe, hari icyo Imana iza gukora mu izina rya Yesu. Ndagusabye uhaguruke ku maguru y'abiri. Buri wese haguruka ku maguru y'abiri. Uyu mugoroba hari icyo Imana iza gukora ku muryango wawe, hari icyo Imana iza gukora ku buzima bwawe, hari icyo Imana iza gukora. Hari ubuhamya bushya Imana igomba kuza kurema. Maroka soparakata shekimpaligas olelantre vaigato kapa sokapaligas. Hari ikintu Imana iza gukora. Trust me, twabonye Imana ikiza abarwayi benshi, twabonye Imana ibohora benshi. Uyu mugoroba icyo ukeneye Imana iraza kugikora mu izina rya Yesu. Ikikuraje amajoro Imana iraza kugikora mu izina rya Yesu. Abisirayeli igihe kimwe bari bishwe n'inzara, umuhanuzi Elisa arabati ejo nk'iki gihe, ejo nk'iki. Hari umugabo we wari uri hafi y'ibwami, umwami yegamiraga, uzi kuri cyagenze aramubwira ati naho Imana yafungura amadirishya y'ijuru ibyo bintu birashoboka. Kandi koko he was right, byari ibyo mu bwenge bw'abantu, kuko nta kuntu inzara yari abantu bari batangiye kurya abana babo uvuge ngo ejo nk'iki gihe. Ariko uzi ikintu ntabwo yari ibyo yavugaga byari ibyo muri remu y'abantu, mu isi y'abantu. Ariko mu mbaraga z'Imana ibintu bijya bihinduka mu kanya gato. Ibintu ubona bidashoboka kuri wowe, ibintu ubona muri iyo minsi bidashoboka, ku Mana ni akanya gato. Kubera ijambo ry'umuhanuzi Elisa, my goodness, dufu umuriro w'Imana aha hantu. Tuvuge ngo haleluya. Somebody shout fire. Kubera ijambo rya gihanuzi, mama, ijambo rya gihanuzi rya Elisa, ngwejo nk'iki gihe nawe yabihanuye atazi aho bizava. Ariko ijambo rya gihanuzi ryinjira mu isi y'umwuka, riratangira rijya gukoresha ababembe abatawe. Ababembe baraganira bafata umwanzuro, my goodness, baravuga ngo uko byagenda kose ntitwapfira hano, tujye mu banzi bacu tuzahakura ibyo kurya cyangwa se tuzahapfire. Umva icyabaye, batangiye kugenda. Ijambo rya gihanuzi hamwe n'imbaraga z'Imana byamplifyinga, ibirenge byabo bitangiye guhinduka imirindi y'amafarashi n'amagare. Oh my goodness, igitangaza cyarakoretse mu buryo butunguranye. Ukubona nta nzira uyu mugoroba mu buryo utareba, Imana iri guca inzira. Imana iri guca inzira mu nyanja itukura, Imana yaciyemo inzira. Muri Yorodani umuhanuzi yakubisemo inzira aboneka. Nawe ubuzima uhagazemo Imana yacamo inzira. N'igihe uri kubigenza nibibaho, hari ubyize ngo avuge ngo amen. Uyu mugoroba ni wowe wo kugendererwa, by power by force. Nubwo utabona byizera turagusunika paka. Turagusunika paka. Byanashoboka ko wajya kurangiza iminsi 21 already testimony, ubuhamya bwageze kuri wewe. Zamuri biganza byawe, tugiye gusenga umunota 2. Ubwira Imana ati Mana, uyu mugoroba nuwanje, my people, bwoko bw'Imana, nturangare. Uwo mwazananye ntakurangaze, uwo mwicaranye wibuke ko mufite ubuzima bubiri butandukanye. Hari icyo ukeneye ku Mana. Ahari uyu mugoroba amazi yihindurije ku bwawe. Ahari uyu mugoroba amazi yihindurije ku bwawe. Najya nkubwiza ukuri, amazi ntago ahora yihinduranya. Uyu mugoroba amazi yihinduranyije ku muryango wawe, amazi hari cyahindutse. Tugiye gusenga, uzamura ijwi ryawe like never before. Ubwira Imana ati Mana, uyu mugoroba nuwanje, uyu mugoroba ndakira igitangaza cyane. Wisengere. Ntago najya mbasengera mwese, murabona ko muri benshi cyane. Ariko imbaraga z'Imana ziraza zigukoreho mu izina rya Yesu. Uraza gusohokana ubuhamya bwe bushya mu izina rya Yesu. Aya, hari umuntu wumva twafatanya tugasenga. Imbaraga z'Imana already ziri hano. Hari abantu bari kumva imbaraga z'Imana bavuga ngo haleluya. Already imbaraga ziri hano.
igisigaye zakire ubw'Imana. Imana ubwo tuba twumva ijambo ubu ukora umurimo ku buzima bwanyu, ubwo tuba twiga ijambo utabara ubuzima bwanyu. Ngazamura mu biganza byawe, tangira uzamura ijwi ryawe, tangira usenge, zamuka mu mwuka usenge mu izina rya Yesu. Zamuka mu mwuka, zamuka mu mwuka, zamuka mu mwuka. Ijwi ryawe riri hejuru cyane, ijwi ryawe riri hejuru cyane. Ntago amajwi yanyu ndayumva, ntago amajwi yanyu ndayumva. Zamuka mu mwuka mu izina rya Yesu. Mareketeke pakata ya pakasuta. Shantele kisa. Uburwayi winjiranye hano urasohoka, wakize mu izina rya Yesu. Ekatala katako pakata. Uyu mwaka ni uwawe mu izina rya Yesu. Zamuka mu mwuka utangire usenge, ubwira Imana, Imana mfunguye umutima wanjye kwakira igitangaza, mfunguye umutima wawe kwakira ijambo ryawe, mfunguye umutima wanjye uyu mugoroba. Parikasopa jikatala katakos ribakasopakata rimakateketeke pasolala. Hey, my goodness. Tonight is your miracle. Tonight is your night. In Jesus' mighty name. Zamuri biganza byawe, zamuri biganza byawe cyane. Ni mwiza, ni mwiza Yesu, ni mwiza, oh ni mwiza Yesu, oh ni mwiza, oh ni mwiza Yesu, ni mwiza, ni mwiza Yesu. Tuvuge cyane n'amajwi yacu, arera Yesu, arera. Pale kaso pala katakapa. Presence y'Imana iri hano uyu mugoroba, kandi igihe presence y'Imana yamanutse ibintu byose babishoboka. Arera Yesu, arera, arera. Leka so pala gadia balagaza. Arera Yesu, arera, arera Yesu. Haya, ugume mu mwuka mu izina rya Yesu. Dusome igitabo cy'Itangiriro igice cya mbere. Nikasopala gadia bakus. Itangiriro igice cya mbere turera ku murongo wa 26. Biravuga ngo Imana iravuga iti, tureme umuntu agira ishusho yacu, ase natwe, batware. Akanajya mu gasurinyi. Tureme umuntu agira ishusho yacu, ase natwe, batware amafi yo mu nyanja, n'inyoni, n'ibisiga byo mu kirere, n'amatungo, n'isi yo n'igikururuka hasi cyose. Tuvuge ngo amen, tuvuge ngo amen. Ndagira ngo dufatire kubera iminota yatugenda, ndashaka umukanya turaba turi gusenga umuriro wacu. Ndagira twese dukurikire mu ndebe hano gatoya, juste for 30 minutes muri dusenga. Ndagira mbabwire abatari duhare ejo, please mujye kuri YouTube mukurikirane inyigisho, ntago ndi busubira inyuma, muraza kunyihangana kubwo impamvu zigiye. Hano Bibiliya tubwiye Imana irema umuntu yari ifite umugambi udasanzwe wo kumuha icyo bita dominion. King James Version iri jambo twavuze yitwa ubutware, bakoresha ijambo dominion cyangwa se ubutware. Mu by'ukuri umwana w'umuntu Imana ikintu yari imuremeye, yari imuhaye ubutware, yari imuhaye ubuzima bw'Imana muri Edeni, nicyo bita Zoe muri Greek, the life of God. Ubuzima bw'Imana yari abufite, mumurikire neza. And then muri ubwo buzima bw'Imana umwana w'umuntu yari afite, dore cyabaye. Ndumva umuriro. Mana we, mfasha mwuka wa data. Tuvuge ngo amen, tuvuge cyane ngo amen. Abakiri mu mwuka tuvuge ngo haleluya. Ubuzima bw'Imana muri Adamu bwari buri included ubuzima bw'iteka. Icya kabiri, nta rupfu rwari muri we. Icya gatatu, nta cyaha cyari muri we.
icya kane, ubwo buzima bw'Imana bwari muri Adamu bwamuheshaga imbaraga yitwa dominion, ubutware. Murankurikira neza? Niyo mpamvu hano dusomye Imana yahaga Dawidi, yahaye Adamu ubutware ngo batware. Mari magambo, Imana yari mushyize ku isi kugira ngo ahinduke umutwazi cyangwa se umutware w'ibyo bintu Imana yari yaremye. Tuvuge ngo amen. Harano ushobora kuba muri gutekereza birahurira, ndaza kubihuza nimugire ikibazo, sibyo? Sinavuye hanze ya topic, ndacyari muri topic, ndaza kugira aho mbihuriza. Hari igihe abantu bahita ba distracted hati ko atangiye kurabe. Just follow me, turagenda uko umwuka tugaidinga, sibyo? Tuvuge ngo haleluya. Twongeye tuvuge ngo haleluya. Haza kuza icyaha, ndabizi muzi byo kugwa k'umuntu. Adamu aracumura, Adamu acumuye, muri we icyaha cyakozinze gutakaza ubuzima bw'Imana. Imana imupushinga out of Eden, amujyana hanze ya Eden. Icyabaye niki? Umwana w'umuntu atangira gukomereka, atangira gukubitika kubera ubuzima. Icyakurikiyeho niki? Kubera muri Adamu gucumura kwe, ibamukomotseho twese duhinduka icyaha, duhinduka kujya kure y'Imana. Ariko nibyahereraho, Imana ntago yigeze yishimira kuba umwana w'umuntu agiye kure ya Eden. Eden bivuga presence y'Imana, bivuga muri kubaho kw'Imana. Mani magambo, iyo uvuye mu kubaho kw'Imana, Imana ntago inezerwa. Nta gihe na kimwe Imana yigeze inezerwa ko Adamu avuye muri presence yayo. Ahubwo Imana yari ifite undi mupango, uburyo azagarurirwa icyo kintu cyari cyaratakaye. Tuvuge ngo haleluya. Kubwo mupango rero Kristo araza. Murankurikira neza? Yesu ntabwo yaje kuducungura gusa. Yesu ntabwo yaje kuduha impano y'ubugingo buhoraho, kuko umwizera wese ni impano y'ubugingo buhoraho arayifite. Murankurikira neza? Igitangaje, yaje kugira ngo restoring cyangwa se yongeye dusubize bwa buzima bw'Imana bwitwa Zoe. Kandi ubwo buzima bw'Imana nibwo burimo ubutware Imana yaduhaye. Tuvuge ngo haleluya. Tuvuge cyane haleluya. Twongeye tuvuge ngo haleluya. Umva icyabaye, Kristo araza ajya ku musaraba kubitwa. Process yose murayizi, ariko igitangaje yaje kugira ngo restoring. Iyo usomye muri Yesaya I think 9:5 biravuga ngo ubutware ngo buzahora ku bitugu bye. Undi Yesaya yuzuye umwuka, atangiye kumuvuga, aravuga akantu gakomeye. Ngo Imana y'amahoro, Emmanuel, avuga byinshi, ariko yongera ngo ubutware buzahora. Uzi icyo yavugaga? Mu bintu azaza kurestoringa, hazaza kurestoringa dominion y'ubuzima bw'umuntu. Murankurikira neza? Impamvu ki ya restorinze dominion nuko yarazi ko ubuzima tuzaberamo hano ku isi ntabwo wabishobora kubaho udafite dominion y'ubumana. So umurimo Yesu yaje gukora, of course yaje kudukura mu byaha, of course yaje kudukura, ariko yaje no kurestoringa ubuzima bw'Imana muri twebwe, ariyo bita Zoe. Murankurikira bwoko bw'Imana? Umurimo wa Kristo iyo utangiye kuwiga ni umurimo mugari cyane. Kubera iki? Iyo utawufizeho ihishurirwa ukomeza kuba mu bubata kandi warabatuwe. Icyo kintu muracyumvishe? Ugakomeza kubaho ugihangayitse, ugorwa, urushye. Kubera iki? Kubera kutazi umurimo n'ububwe n'ihishurirwa. Mumurikire neza? Yesu amaze kuduhembura cyangwa se amaze kuduha dominion, uzi icyabaye? Umva icyabaye, twahise twakira iyo dominion, twahise twakira iyo mentality yo kuba abatsinzi. Mani magambo, icyo nashaka guhuza n'ibyo navuze ejo, ikintu cya kabiri kidufasha gutsinda ababisha bari muri uru rugendo ni ukugira imitekerereze y'ubutsinzi ku buzima bwacu. Tuvuge ngo haleluya. Ejo twavuze kuri Ezira kubera ko yari yarasobanukiwe Imana yamuhamagaye. Muyibuke ko nababwiye ko yari umutambyi, yakomokaga mu muryango wo kwa Aroni. So yarazi Imana ye ubwiwe ngo yagize isoni. Ejo twarasomye mu 8:22 yagize isoni zo kwaka abasirikare umwami, ati no, twizeye imbaraga z'Imana, twizeye amaboko y'umwana w'Imana wacu. Bishatse kuvuga iki? Imana twizeye ntabwo dukeneye imbunda ngo tubeho amahoro. Hari amahoro Imana iduha, hari protection Imana iduha, hatari uko dukeneye imbunda. Kuko twebwe systeme yacu ntabwo ari ibifatika, systeme yacu ni y'umwuka. Tuvuge ngo haleluya. Twongeye tuvuge ngo haleluya. So mu bintu rero
Imana yaje kugira ngo irestoringa mu buzima bwawe, niyo Zoe irimo. Icya kabiri, Ezira yari yarasobanukiwe ngo Imana ubwo turi kumwe nayo amaboko yacu turayishingikirije. Umva rero, agira iyo dominion hejuru y'umwana, agira iyo mindset y'ubutsinzi hejuru y'umwana. Ntushobora kugira mindset y'ubutsinzi utagize mindset y'ubutware. You can't. Bimwe mu bintu bizagushoboza muri uru rugendo rwa Gikristo, bimwe mu bintu bizatuma utsinda amakuba, bimwe mu bintu bizatuma utsinda ibigutera n'ibikurwanya, nuko uzagira imitekerereze y'ubutsinzi. Uzi impamvu ugomba kwigira? Nuko uziko neza ntago biva mu mbaraga zawe, biva ku murimo Yesu Kristo yakoze, kuko atigeze apfa, kuko urupfu rutamuheranye, kuko yatsinze ikuzimu agatsinda icyaha. Natwe ubwacu twahindutse abatsinzi mu izina rya Yesu. Ejo twarahasomye, kuko yanesheje natwe turabanesha. Tuvuge ngo haleluya. Twongeye tuvuge ngo haleluya. So ugomba kugira ino mindset ya victorious, kugira ino mentality, ino mitekerereze y'ubutsinzi, bizagufasha gutsinda haba intambara, haba ibigeragezo n'ibindi byose uhandlinga mu buzima bwawe. Uyu mugoroba mission yanzanye nuko njya kubagarura buri wese yongeye atekereze, utaha utekereza ndi umutsinzi. Donc bikujye mu maraso, bikujye n'umuntu nakubona ubona ko uri umutsinzi. Uri umutsinzi kuki? Uri umutsinzi ku myuka, uri umutsinzi ku barozi, uri umutsinzi ku banyeshyari, uri umutsinzi ku cyaha, uri umutsinzi utabiheshejwe n'imirimo yawe, utabiheshejwe n'umuryango ukomokamo, oya, ahubwo ubiheshejwe n'ubutware bwa Yesu Kristo, ubiheshejwe n'igikorwa Kristo yakoze ku musaraba. Maleka sopalegas varokante. Nutekereza ko iyo umaze gutekereza ko uri umutsinzi, dore igikurikiraho, ugira positive mindset. Imitekerereze yawe irahinduka completely. Nta kigukanga. N'indwara iraza ukabwira ngo uraje ngwino najya nkubwire mu mibyimba ya Kristo niho dukirira indwara. Donc uhora wuzuye, uri positive. Ariko numbegera imbere y'ikigeragezo ukabati ndapfuye birarangiye. Trust me, uzapfa. Uko umuntu atekereza niko agize ati, niko ari. Salomo niwe wabivuze. Hari umugabo unangaza muri Bibiliya. Papa Philibert aramukunda cyane, yitwa Dawidi. Umva icyabaye. Tuvuge ngo haleluya. Dawidi yari yaramize imitekerereze ko ari umutsinzi. Atari uko yakoze igisirikare, aya, atari uko yakoze training za danje, oya, ahubwo kubera Imana yari yariringiye Imana ya Isiraheli. Igihe kimwe mu ishyamba yica idubu, yica intare. Saho nshaka gutinda, hazagera rero ahantu hagiye guhangana nande na Goliyati. Uzi icyabaye? Goliyati yaramurebye aje ari agapeti, abateko ubu koko muri Isiraheli mwabuze indi ntwari, muzane akantu k'agapeti kakabwa karaho. Umva ya mentality. Hati oya buretse arimo ati waneranye amacumu n'ibiki n'uducumu, ariko nge nkuteye ako kanura kumva nta mbaraga nge mfite, nta masasu, nta bintu birenze mfite, ariko hari izina mfite riruta yandi mazina, hari ibanga nibitseho rituma nkutera. Iyo ukoze etide ukareba ku mugabo witwa Goliyati, yari afite ngo metero zingahe? 6 kuzamuka. Afite ngo yarekuraga inkota ikica abantu 830. Can you imagine? Uwo mugabo yari beast, yari inyamaswa, ariko mva gahungu kuzuye umwuka wera. Karaza gafite utubuye, kabataye amabuye, mfite yishurirwa kari Kristo umwana w'intama w'Imana. Magaze kuri ribuye ndaza kugutera, kandi ntago nza mu izina rya data Yesayi, oya, ahubwo ndaza mu izina risumba yandi mazina yose. Amuhagarara ati, Imana twabanye mu ishyamba, Imana yabanye nanjye imbere y'intare, Imana yabanye nanjye imbere y'idubu, iyo Mana iri kumwe nanjye imbere yawe. Yamaye imitekerereze yo gutsinda. Uzi icyabaye? Amuhagarara imbere ati, haba hamwe, hama hamwe. Goliyati araseka, hatari kwa mpeta urigera ati, ahubwo ngiye kukwica, mbere yuko nkwica reka mbanze nkwe na formule y'uburyo uri bupfemo. Umva mentality y'ubutsinzi. Aya. Abana b'Imana bari hano tuvuge ngo haleluya.
abana b'Imana muri tuvuge ngo turi abatsinzi muri Kristo Yesu. Dawidi arangije amubwira, ngiye ndakoherezaho iribuye riragukubita hasi. Yego, iyo nkota wizaniye, iyo ufite, iyo niyo ndi bukoreshe nkuci igihanga. Hey! My goodness, amuha formula ati this is how you are going to die. Goliath ati uko ni kuri bunyice wowe wakanawe, ati nuko ndi bukwice. Byarabaye ntibyabaye? Ndababaza, byarabaye ntibyabaye? Ntabwo ndabumva. Byarabaye ntibyabaye? Uko Dawidi yatsinze Goliath, uko Satani yatsinze urupfu n'ikuzimu, uko nawe ni kuri umutsinzi imbere y'ibiguhiga, imbere y'ibikugerageza, imbere y'ibigeragezo uhura nabyo muri urugendo. Uri umutsinzi no kurushaho mu izina rya Yesu. Hagomba kuba restoration uyu mugoroba w'imitekerereze, mindset iri victorious. Uri umutsinzi. Ntabwo uri umunyorogoto. Njya ndeba abantu basenga ngo baciye bugufi, mama mumanura ntacyo turi cyo, mana turi minyorogoto imbere yawe, mana we nukuri kose. Hey, do you think Yesu yaje gupfira umunyorogoto? Victorious mentality. Man, uri umuntu udasanzwe imbere y'Imana. Imana ikurebye biraba ngo nzatanga ingabo nyinshi zipfe. Do you think izapfa ku muntu udafite agaciro? Ufite agaciro kenshi. Niyo mpamvu Imana yabibonye amaraso y'intama ntago yari kutweza. Yemera gutanga umwana wayo w'ikinege. Ngo yabonye kugundira kubana n'Imana atari ikintu cyo kugundira. Yemera kuza kubwanjye nawe. Bwoko bw'Imana turi abantu bafite agaciro gakomeye mu maso y'Imana. Bene wanyu baguca amazi, ubuzima bwaguca amazi, ariko nagira ngo nkubwire ngo imitekerereze yawe irindirwe muri Kristo Yesu. Uri umutsinzi no kurushaho mu izina rya Yesu. Ibihe ntibiguca intege, ibihe ntibikwereke ko uri umutsinzi muri Kristo Yesu. Ayakapalakus. Tuvuge ngo haleluya. Tuvuge ngo haleluya. Umvude mugabo ufite mentality y'ubutsinzi. Is it Yoshua? Bavuze ngo nimba Uwiteka Imana twishimira. Bariya mubona. Mu gihe abantu 10, papa, abantu 10 bazanye amakuru y'urucantege. Hati twibonaga nk'inzige. Ntabwo turi abantu, turi inzige. Kandi ko kukoze Bible study Bible cyangwa se n'ishuri rya Bibiliya n'abateroje bayivuga. Bari bijeya, ntabwo bari abantu. Baribona bwabakareba ko batisha turi inzige. Ariko Yosuwa yibuka inyanja itukura yapfuye, yatanze inzira. Yosuwa yibuka ibyo Imana yabakoreye. Yosuwa arabyakate, no. Nimba Imana itwishimira tuzabarya nk'imitsima. Nimba ari ikintu cya mbere cyoroheje kurya ni umutsima. Wogahezagirwa umutsima we uragahabwa umugisha. Umutsima kurya biroroshye. Yosuwa arabasuzwa ati no nimba Imana itwishimira babariye nk'imitsima cyangwa ntago babikoze. Nicyo uri kugaburira imitekerereze yawe. Iyo ufite imitekerereze y'ubutsinzi nta nari mu bwoba bw'ubuzima bugutera. Nta nari maka agapepu karaza ukakati peti, you are going to die. Ejo nababwiye umugabo witwa Yobu, mu makuba ye, mu bigeragezo bye akomana pose. Reka mbwire, famille yari yagiye, business yashize, inshuti zagiye, umubiri we wagiye. Gusa icyo yarasigaranye, nzi cy'Imana ishobora byose, nta kibasha kurogoya iki. Yarasiganye mindset imwe gusa, ati uko byagenda kose nzatsinda. Mu makuba, mu bigeragezo, be positive. Mu makuba, ninde muntu uri hano waba warahuye n'ibintu bya Yobu? Haruhari. Biravuga ngo ubwo dufite ibicucu by'abahamya. Nimba Yobu yarabaye kuriya akagumana positive mindset, twebwe ni ikihe gisobanuro tuzavuga imbere y'Imana?
victorious mentality. Iyi mitekerereze y'ubutsinzi izadufasha muri uru rugendo. By the way, uru rugendo turimo ntago ari wowe uzanye formule yo kuzarutsinda. No. Already Kristo turamufite. Bibiliya avuga ngo Imana ihagarara mu itangiriro ikavuga iki? Mwana magambo, iherezo ryawe already Imana yararivuze. Wewe icyo uri gukora, uri gutambuka mu by'Imana yashepinze kera. Tuvuge ngo haleluya. Tuvuge ngo haleluya. Victorious mentality izadufasha muri ubu buzima. Ntabwo batuzagira kubera iki? Turabizi neza ko turi abatsinzi. Iba pana kubivuga ahubwo bikujye mu mutwe bijye mu bihinduka ubuzima bwoko bw'Imana. Ibi tuvuga ntago ari igipindi, ibi tuvuga ni ubuzima. Tuvuge ngo haleluya. Tuvuge ngo haleluya. Yabaga nifite time nkabaha ubuhamya n'ingaruka zababwira ubuhamya. Nanjye ubwanjye bagaze imbere habigiye nacaga Imana ibi bimeze bite? Ati kuko Uwiteka Imana izantabara. Ukabyuka ukambara gatise ugatereza ukatangira ukabyinira Imana. Uzi neza ko nothing, nta kintu na kimwe ufite imbere n'inyuma. Ariko wibitseho ukuboko kw'Imana gukomeye. Komera shikama, be positive. Uri umutsinzi muri Kristo Yesu. Ntabwo ukeneye gutanga ikiguzi ngo uhinduke umutsinzi. Oya, nukwakira impano ya Kristo ugahinduka umutsinzi bicuze muri Kristo. Hari abagabo banyishe muri Bibiliya barantangaza. Muri buka abagabo bashiritse ubwoba kubera imitekerereze bari bafite. Umugabo witwa Meshake Shadrach nande wundi. Umva icyabaye. Umwami yaravuga ati mugomba kwikubita hasi mukandana. Ati hatuweze, hatuzi n'ibindi mujye mu muriro. Umwami mucana umuriro mu ebana mugira gute muwenyenyeze muukongeze. Abatipe baramuhagara imbere atariko ntago mwakwisubiraho. Ati ntidushoboka. Umva ijambo bamubwiye ryahinduye ubuzima bwanjye. Bavuga ati umwami we turakubaha Nyagasani ariko tugihumeka ntidushobora. Bongeraho ijambo rikomeye bavuga Imana yacu yadukiza ngo naho nubwo itagira gute. Aya aho kantu karakomeye cyane. Imana turayizeye kwibasha kuba yadukiza ariko nubwo itadukiza ntabwo twavu umva igitangaje. Tuvuge ngo haleluya. Umva icyo bishatse kuvuga. Uzi icyo bishatse kuvuga? Ku Mana urabona nk'uko iki kiganza kigira imbere hano naho inyuma. Donc yabasha kudukiza naho itadukiza. We are positive. Ntago dusirimba kuko yabikoze. Nubwo itabikora turakomeza dusirimbe. Ntago tuza mu nzu y'Imana ko twabonye imitsima. Nubwo imitsima tutayibona turakomeza ya. Tuvuge ngo haleluya. Kristo benshi turavuga ariko ntago tuba. Hari itandukaniro ryo kuvuga no kuba. Ibi bintu dusoma hano muri Bibiliya ntabwo byagombye kutubera teori. No, bigomba guhinduka ubuzima muri twebwe. Bimwe mu bintu bigufasha kugira ngo umenye cyangwa se wagure no victorious mentality, wagure imitekerereze y'ubutsinzi. Ikintu cyonyine kigufasha ni ukumenya Imana kurushaho. Ukumenya Imana kurushaho ni kumenya uburyo ukomeye n'uburyo ufite ubutwari n'uburyo uri umutsinzi kurushaho. Ubwo atagipfuye nanjye singipfuye yatsinze urugamba nanjye nzatsinda. Ubwo atagipfuye twese, ubwo atapfuye, ubwo urupfu rutamugizeho imbaraga, natwe turi abatsinzi mu izina rya Yesu. Reka nsoreze hano dusenge. Tuvuge ngo haleluya. Ukurushaho kumenya Imana, iri ni ryo banga mbasigira uyu mugoroba. Ikigufasha kugira ngo ubeho ubuzima bw'ubutsinzi ni kimwe. Ukurushaho kumenya Imana ni kurushaho kuba mu buzima bw'ubutsinzi. Ukurushaho kuyimenya, ukurushaho kuyihishurirwa ni kurushaho kuba mu buzima bw'ubutsinzi. That's it.
biravuga, I think ni muri Daniyeli 11:32 badushyira kuri screen. Biyaho Daniyeli 11:32 biravuga ngo abazi Imana yabo bazagira gute? Bugarukiye aho. Dusubiremo. Abazi bazagira bate? Nibarangiza gukomera. You see, iki kintu kirakomeye cyane. Ni muri Daniyeli 11:32. Mbona bataragiproject ariko it's okay naho ngaho. Sishaka ko twakubera umwanya. Ndajya mbabwiza ukuri. Ukurushaho kumenya Imana ni kurushaho kuba umutsinzi. Mumurikire tuvuge ngo amen. Mumurikire hano, mundebe hano tuvuge ngo haleluya. Twongeye tugiye gutya haleluya. Ibanga rituma uba ugira imitekerereze y'ubutsinzi ku buzima bwawe ni ukurushaho kumenya Imana. Ukurushaho kumenya Imana ni kurushaho guhinduka umutsinzi. Daniyeli yarabivuze, abazi Imana yabo bazakomera. Bitangirana no kumenya Imana, ntabwo bitangirana no gukomera. Akakantu murakumvishe? Ntabwo bitangirana no gukomera, oya, ahubwo bitangirana no kumenya. Abazi Imana yabo nibamara kuyimenya bazakomera. Gukomera ni becoming, nukuba. Nibarangiza bakore. Aya, dore ukuntu bikurikirana. Mundebe hano mbere ukuntu bikurikirana. Bitangira umenya. Murangurikiye? Torero ry'Imana tuvuge ngo haleluya. Abangurikiye twongeye tuvuge ngo haleluya. Bitangirana n'iki? No kumenya, gusoma, gusobanukirwa, gusenga, kwishurirwa Imana. Uko uyimenya dore icyo bizakugira, bizatuma uba. Bazakomera. Gukomera n'iki? Ni becoming, to become something. Bitangira no kumenya, bigakurikiraho kuba, and then gukora. Bazakomera. Nibamara gukomera bakora iby'ubutwari. Bene magambo, ntago batangira bakora iby'ubutwari. Batangira baba, ntago batangira baba, batangira bamenya. Aya. So, ukurushaho kumenya Imana ni kurushaho gukomera ubudasanzwe. Mundebe hano mbabwiza ukuri. Ntago gukomera babisengera. Yesu Kristo. Ako kantu murakumvishe? Wowe basenya Imana uzankomeze ntibibaho. Imana nishaka kugukoramo investment. Imana nishaka kuguha ikintu ibona udafite capability na capacity yo kucyakira. Imana ntabwo iguha ibyo wasengeye, Imana iguha ibyo ushobora kumanaginga. Reka mbabwire akantu keza. If you are a good manager, God trusts you with things. But if you are a bad manager, God protects things from you. Iyo uri umumanager mwiza, Imana irakwizera n'ibintu. Ariko iyo uri umumanager mubi, Imana ikurinda ibintu kugira bitakwica. Turacyari mu mwuka? Tuvuge ngo haleluya. Uko ushaka kumenya Imana, niko Imana irushaho kwagura capacity yawe. Niko Imana irushaho kwagura ubumenyi bwawe. Niko Imana irushaho kwagura ahari intege nyakajya imbaraga. Ubwoko bw'Imana hari ibintu tugomba kurekera gusengera. Ahubwo kabivuga muri iki Kinyarwanda cyiza. Hari ibintu Imana itagwa kuko wabisengeye, ahubwo byattractingwa n'umaze kuba we. Reka mbabwize ukuri. Reka mbabwize ukuri. Hari ibintu bajya bavuga ngo abakire sabana, abakire n'abana. Ahubwo urwego bagezemo. Nk'ubu hano hari umuntu utagenda kuri moto. Sibyo? Subwiyemeze. Ariko level amaze kugeraho ntabwo imwe nibikunda. Siko kuri. Hari ibintu ubwoko bw'Imana mugomba kumenya, mugahagarika kubisenge, ahubwo mukaba. Wamara kuba mwisi y'umwuka hakora amahame. Iyo ugenda ubikintu runaka, iyo uri kugenda ubikaminga, wattracting ibintu. Hari ibintu amavi yakobotse twasengeye Imana itaraduha, naje kubahindura isengesho. Banzube mbere yuko biza.
abantu batarabyumva reka manuke tuvuge ngo haleluya, tuvuge ngo haleluya. Hagire nk'abasore nka bane baza hano mwirukanka mbaho urugero tubibone neza, tuvuge ngo haleluya. Kuba manutse hari icyaha kirimo nta kibazo. Hagira muze hano bane, muhagarare hano, mundeba just umurongo hariya my brother. Okay, namwe muhagarare gutya murebana. Now ndagira ngo mbereke akantu gakomeye cyane kugira ngo mwandastandinge ikintu ndi kubabwira. Tube ngo amina. Turacyari mu mwuka. Munkurikire, mu isi y'umwuka hakora amahame. Iyo nshaka kubaho mu buzima bwo gupretendinga, nkashaka kugera kuri level runaka, tuvuga ino ni level 1, iyi ni level 2. Mu isi y'umwuka mbere yuko ugera kuri level 2 ngomba kubanza kujya kuri level 1. Rero bitewe na pressure z'ubuzima n'ibyo twifuza n'ubwibone bw'ubuzima n'irari ry'amaso birivuga, ugashaka kujya kuri level 2. Mu isi y'umwuka iyi principle dore kizakora, izagupushe. Mwebwe aboneka akantu bazirikisha amafaranga muri banki bakita gute? Fimbo. Urabona yikudiye urayitera yanze gasubiraho yariri. Nuko bimera. Iyo nshaka kwisumbukuruza nkaza, nkashaka kuba muri ubuzima ntaragera level, dore ko nihamera ingira rirampushinga rikansubizayo. Mwisi mukareba banzuce kuri level 1. Murangurikira neza. So now mundebere neza. Konye dufata urundi rugero. Tuvuge uri gusengera inzu, sibyo? Iyi ni inzu. Uri iki? Uyu tuvuge niki muri gusengera visa. Visa ko muyemeye vuba vuba. Tuvuge ngo iyi ni visa, sibyo? Tuvuge iyi ni imodoka, sibyo? Ikindi abantu basenya muze basanga iki? Amafaranga. Voilà, tuvuge kandi amafaranga. Now dore ikintu turi gukora, nko kujya kwirukanka nshaka visa. Donc kuyigirira ryarari. By the way, hari n'igihe Satani yamplifie irari ry'ibintu kugira ngo ibyo bintu ubigereho uhemutse, ubigereho urwanye, kandi hari uburyo Imana yashyize ku murongo ku buryo ugomba kwibona nk'abana b'Imana kandi utavunitse. Nimba ukeneye visa ukabanza ukajya ugatekinika bank statement wajya bakarejectinga. Kandi ngewe nzi abantu babiri nanjye ubwanye ndimo twabonye amaviza tudafite na miliyoni 5 kuri konti. Canadian visa ndabona hano sinoroshye, si imyaka 7 ntabwo noroshye. Ubenga amina. Hari uwonzi we yatanze ushyingirwa k'umugabo n'umugore bita attestation, niyo yatanze bamuha visa. Ubwo n'abantu n'umuntu nshuti wanjye nzuze. Hari uburyo Imana yadushyira, ariko turamaze tugatekinika tugahimba ibintu tukavunika. Bazatwimuka bati Imana warambeshye wamayise. Imana itanga amasezerano ifite n'uburyo ibikora ikiranutse apana mu manyanga. Uyu munsi security yanjye muyiteho. Hari abantu mbona batangiye kundeba nabi hano. Ntabwo ari byo. Nimba Imana ibishaka ko bayigo bazayigutavunitse udatekenitse. By the way, nabira byo gute biravuna ubitakarizamo amafaranga menshi. Ngwino nkwe ihame ryiza. Nkaho kwirukanka ujye gushaka visa. Dore ibanga banzuze hano. Hari mindset ugomba gukora. Hari ugomba kuba we ukattractinga visa. Murankurikira neza. Hari revugo ugeraho nk'ubu muri iki gihugu hari abantu batakwima visa ntibibaho. Hari abantu bakigiye bavuga ngo amen. Hari abantu bumva ibyo ndi kuvuga bavuga ngo amen. Hari abantu badashobora ntibikunda kuko icyari cyo agomba kubona iyo visa. Murankurikira neza. Dore rero uri hano turi mu minsi 21 gusenga. Ukeneye visa, ukeneye inzu, ukeneye imodoka, ukeneye amafaranga. Uri kwinginga Imana wenda amahoro mu muryango n'ibindi ufite mu mutima wawe. Uko uri hano usenga nko kujya gupretendinga werekane ko hari abantu nzi hano bafite amadeni babayeho umwaka wose bakodesha imodoka birarira kari imodoka ari yabo kandi ari ubukode. Uyu munsi bari kubaniga kandi abo bari mu rusengero. Why you pretending ubuzima utabayeho? Nimba utaragera ku buzima bw'imodoka itegera agapiki kawe umererwe neza kandi unyurwe. Iki nshaka kubabwira, hari abantu iyo moto uri gusuzugura, hari abantu batakoma nagenda kuri moto
mubyihoresha ntago muzi umunsi wa mbere nagenze kuri moto mubyihorere tuvuge ngo amen. Hari abantu cyane twajyaga gusenga tukabona asengeraga ahantu bari hari abantu bameze neza vraiment bakagura amazi buri munsi kinjira muri caca guza amazi cyane yaguraga nka 300 ndibaza 200 kuri icyo gihe none nabona ukuntu guze botoni y'amazi abatari kabaki bagwaye amazi nyigurire. Ikibazo cyanyu hagiye mutubona mu dukoti gutya n'aka kayo Imana yaba yaradukubitiye hejo bundi reka da turubuhamya buke tuvuge ngo haleluya. N'ingaruka zabaho buhamya tuvuge ngo haleluya. Abakunda ubuhamya tuvuge ngo amen. Wambabari ukaba ukareka kuwishinga no kwiba become something. Tuvuga mena mbabwiza ukuri. Niba utabaye Debora basi ba Esther. Niba utabaye Esther basi ba Maria. Basi become someone. Niba utabaye Gideon basi ba Dawidi. At least become something. Hano hari imbaraga zo kuba. Dore rero, dore ihame shaka kubabwira. Uko ugenda ushaka Imana uri hano ibi byose urabyifuza. Uri hano usenga, uri gusoma ijambo. Wiriwe hano kuwa gatatu ushaka Imana. Uko uje imbere y'Imana narababwiye ejo Imana igukoramo umurimo. Yego? Uko usenga, ugataha ugasenga Mana ya Abrahamu, Mana ya Isaka nkoramo umurimo, ugasoma Bibiliya, uko usavinga mu rusengero, uko ugenda dore uvuye ku ntambwe imwe ugeze ku yindi ntambwe yo kuba. Iyi ntambwe uteye yo kuba, ibi bintu nabyo bitera intambwe bigusanga. Mutera intambwe. You see? Muteye ndende mon cher biza gake. Musubira inyuma. Arararara. Ujya ngo biza gutya reka da have. Mwabonye ukuntu bitinda? Uri hano uri gusenga, uri kurimba muri korari, abandi mwiganye urabona bari guflyinga, bari gupostinga. Mana twebwe uzatwibuka, ariko Imana iri kugukoramo umurimo ugatera intambwe. Uri kuba you are becoming someone. Ugakomeza gusenga ugatera intambwe ugenda ukura. Bya bintu dore kiri kuba uko uri gukura bya bintu biri kukwegera, kandi uko bikwegera igitangaje ntago ubibona. Ntago ubona ko ofisi iri kukwegera, ntago ubona ko inzu iri kukwegera. Icyo uri gukora uri kuba umuntu runaka, byo bikaza utavunitse. Bikwegere umva ukuntu bigenda, bizajyaho bikwegere bigutwikire. Nubisunika byange kugenda, nubisunika bizanga kugenda. Uzi impamvu bizanga kugenda? Uwo wahindutse we ntago wabaho udafite ibi ngibi. Pale kaso pala katalabo. Uri kuba we ntago ushobora kuba udafite ibi bintu. Hari abakora bari hano bavuga ngo haleluya. Hari abakunzi ba Yesu bari hano bavuga ngo haleluya. Hari abakunzi b'ijambo bavuga ngo haleluya. Tujye tuvuge ngo haleluya. Tuvuge ngo hey. Umva, twongere dusubireyo. Umva, amaso yawe wiyafokasinga ku bintu bitagenda. Amaso yawe wiyafokasinga ku bintu udafite. Amaso yawe yafokasinge kugenda uhinduka, kugenda uba undi muntu runaka. I feel like preaching tonight, my goodness. Somebody shout hallelujah. Uri kugenda ubawe. Naho rero Daniel yavuze ngo abazi Imana yabo bazagira gute? Igituma ukomera suko wakoze cyane, igituma ukomera nucyo wabaye we. Tuvuga mena mbabwira, hani ibyo byose ntago haburamo abacuruzi. Yego ushobora kuri umuntu babiri mucuruza ibintu bisa, imiryango ikurikirana mucuruza ibintu bisa, umwe agatera imbere wo gahomba.
mwabibone ikibazo si business uri gukora, ikibazo ni imitekerereze iri gukora business. Nicyo kibazo. Nubundi nujya mu bindi uzahomba. Niyo mpamvu Yesu bavuze ngo haleluya. Niyo mpamvu Yesu yarebye Petero, haramureba potential zimurimo, haramubwira ati follow me, I will make you. Yamwe ngo nkurikira nzakugira umurobyi w'abantu. Mani magambo, uza kuri Kristo ufite intege nke, uza kuri Kristo urushye, ariko aragutransforminga, aragukora. Yaramukoze, aramumakinga, amuhindura papa w'itorero. Umunyantege nke nka Petero, mama, umunyantege nke nka Petero, uyu munsi ni umubyeyi, he is the father of the church. There is a power in becoming. Uri kuba nde? Iyo usoma ibitabo uba uri kuba ikintu, iyo uterana uba uri kuba umuntu runaka, iyo wiga uba uri kuba aya. Muri aya masengesho rero mba nkubaze, uri kuba nde? Hari ubuzima, mbabwije ukuri, hari ubuzima ntasubiramo, ntibyakunda. Suko ndi gitangaza. Mwibuke, niyo ubonye ibintu utakoreye, niyo ubonye ibintu ukabibona mu nzira itari nziza, hanze ho bashyiraho system ya security. Mushyireho imbwa, mushyireho senyenge hejuru, cyemiri. Uzareba abakire ba nyabo, mama, abakire ba nyabo uzasanga niyo bahombye batagira ubwoba bwo kongera gutangiza kuri zero. Uzi impamvu? Nubundi imitekerereze izanye amafaranga ntaho yagiye. Ikibazo si amafaranga, ikibazo ni imitekerereze. Uyu munsi mwaje muri university uyu mugoroba, tuvuge ngo haleluya, twoye tuvuge ngo haleluya. So umva rero, nanjye mbabwira umunsi umwe nari ndaha ngaha mu rusengero Steven Nguriya, twararirimba nyure yari dirija wanjye, ducuranga mu rusengero turirimba tungana gute. Sinaberetse undi muhamya twari tumeze gute. Twaragenda gukagira ngo turaza na shusho, ariko twari mu rusengero. Twakoraga krite enye, service enye kuri dimanche, murumva amateranirane turirimba. Arabizi nari worship leader, nawe ari worship leader curanga. Steven ndabeshya, turi zero mu mifuka zero, ariko turi hano tubwira Imana ati Imana tuzagwa mu nzu yawe, uzatugirane tugasenga. Umva, twakoraga amasengesho. Hari n'igihe twakoraga jeune force, wowe uriyiriza kuko ufite ibyo wiyiriza. Abandi bo twakoraga n'ubundi sura ryiki, ugomba nyine kwiyiriza. Cyo gihe twagiraga umugisha tukabona cya kirindazi cya Dejiga. Hari abakintu bakibuka? Mumubaze. Mutamubona kuriya, bari inyuma mutamubona kuriya, muzaze mbere kagafoto. Ariko Imana yagize neza, tuvuge ngo haleluya we, twongere haleluya. Umva mbabwira akantu keza gakomeye cyane. Don't fake something can be real. We faking ibintu bishobora kuba byo. We faking ubuzima utarimo kandi ubizi neza kutaburimo. Tuza ubaha amahame uzabubamo. Aha ndabwira abajene muri hano, muvuge ngo amen abajene. Kubera peer pressure hanze, ugashaka kuba nka runaka, ukajya mu buzima bw'amadena. No, don't fake something can be real. Genda gake, Imana izakugira neza. Urugendo ni ubuhamya. Ubashije aba babyeyi, ubashije mama Bishop hariya, my dear, ntago bageze hariya kuko babyutse mu gitondo ngo Imana baraswetinze, bararize. Mama ndabeshya. Bwoko bw'Imana, be patient. Bashene muri hano mugire kwihangana, ibintu bizaza. Icyo ugomba gukora, wishyira amaso yawe ku bintu, shyira amaso yawe kuri transformation, shyira amaso yawe mu guhinduka wowe.
twari turi hano natwe umunsi umwe tudafite ibyiringiro, dusenga twinginga Imana, Mana uzadukorera ubukwe Steve ariko gira ushake niyo yayo. Steve gira mu izina rya Yesu, tuvuge ngo amen. Je numvaga ku driving imodoka, numvaga ari iby'abandi, numvaga hari iby'Imana yahaye, hari umigisha nge itandeba, kurongora nkakora ubukwe. Nimukabona abantu bakorera Imana, my people, byavuye kanishe nzabahuha. Umva icyo ndi gukora, nimfasha nyigisho kugira mwumve. Turi hano turi kurira. Uyu munsi uri muri 21 Imana urangiriza umwana. Umva nkubwire, wihanga amaso ku gukira umwana, hanga amaso kuri icyo uri kubacyo. Icyo uri kubacyo ntigishobora kubana n'iyo ndwara nibikunda. This is victorious mentality. Murankurikira, murakibuka ahantu turi naho. Uri hano uri gusenga mu minsi 21 wirije, Mana ndi kuzinduka mu gicaca, waje urakoropa, waje ugira gute, uri gutera intambwe yo kuba ikintu. Bya bintu ukeneye biri kukwegera. Uko utera intambwe biri kukwegera, guys munyegere. Uko biri gutera intambwe biri kukwegera. Uko usoma ibitabo, uko hishurirwa ijambo ry'Imana, uko usenga, uko byuka saa 9 z'ijoro ugatogota, uko byuka mu gitondo ugatogota ugasenga, umva uri guhinduka. Uko uhinduka bya bintu biri kukwegera. Uko uhinduka bya bintu biri kukwegera. Hari umunsi umwe uzabibwira ngo mumveho bikanga, mumveho ntibikunda. Imana bawumugisha. Reka tubakomera amashyi, dukomere Yesu amashyi menshi. My goodness, umuriro wacu tugiye gusenga, amasaha yageze. Tuvuge ngo haleluya, tuvuge ngo haleluya. Icyo nshatse kuvuga rero, wifokasinga ku bitagenda neza, wifokasinga ku bikuremereye, fokasinga ku kuba. Daniel abivuga ngo abazi Imana yabo bazakomera, niba mara gukomera bazakora iby'ubutwari. Umva nkuhanurira imugoroba, iby'ubutwari ntabwo uzabifekinga, iby'ubutwari ntabwo uzabibura. Oya, wowe hinduka, ba ukomeye. Ibi biva he? Ukumenya Imana kurusha niko bigenda bihinduka. Ukumenya Imana kurusha niko bigenda bihinduka. Tuvuge ngo haleluya, twongeye tuvuge ngo haleluya. Victorious mentality. Mbwira mugenzi wangu, victorious mentality. Nibishi nago nabirangiza. Tuvuge ngo amen. Inyuma yanjye hazaza mama Bishop arahari na Bishop bazabirangiza. Tuvuge ngo amen. Na Yesu ntabwo yabirangije, yohereza umwuka wera. Usurumva nge nabirangiza, nawe nabirangiza. Tuvuge ngo haleluya. Icyo nshaka kubabwira muri no minsi 2, ejo nababwiye ikintu gikomeye. Namubwiye ko mwibuke ko turi abatsinze. I mean dutsinde bitugerageza muri urugendo bitewe na Kristo twakiriye ku musaraba. Murabyumva neza? Uyu munsi naje kubabwira icya kabiri, mbabwira nitugira victorious mentality, nutugira imitekerezo by'ubutsinzi, imbere tuzatsinda iby'uru rugendo. Naje kubwira ngo uyu mugoroba biciye kuri Kristo uri umutsinzi. Hindura imitekerereze yawe, ikorema akazi. Urabizi ko ukeneye guhinduka, ikorema akazi. Reka mbwize ukuri, muri uyu mwaka Imana irashaka guha umugisha abakristo. Reka mbabwize ukuri, ndugusenga uyu mwaka Imana yambwiye ikintu gikomeye. Imana irifuza ku blessing abakristo, ariko reka nkubwize ukuri, ntabwo Imana yakublessinga uri version iyo ngiyo ufite. Ukumeze hari imigisha y'Imana utakwa attracting. Ikorema akazi uyu mwaka, ikorema akazi. Nimba uzi ko ufite ikibazo cy'ubunebwe, iyambura ubunebwe. Nimba uzi ko udasoma, soma. Nimba uzi ko udasenga, senga. Ikorema akazi, hinduka ikintu, something runaka. Trust me, niwe ikorama akazi, Imana iraza kugira icyo ikora ku buzima bwawe. Hindura imitekerereze, be positive. Mutsinzi ntago yarogwa ngo bikunde. Nigute bakuroga bikanakunda kwanza? Uba watakaje no victorious mentality. Komvuza abarozi mukandeba cyane. Bagomba kubishyiramo.
bakabishyiramo bakabona ntacyo, ukabicaho bakabati wa muntu wapi byaraturanye. Uzi uko byageze hano Daniel kubera ibitangaza Imana yamukoreshe, ati uyu ni umupfumu w'abapfu, uyu niwe mukuru w'abapfu. Hari indwara itagomba kukwinjiramo hano. Reka nkubwize ukuri, Imana ntishobora kugukuza birenze uko utekereza. Imana ntishobora kukugeza ku rutatekereje. Yabwiye Abrahamu, aramubwira ngo rambura amaso yawe aho ureba. Abrahamu akora ikintu kiri profit, ntiyigeza ahareba gusa, ahubwo yarahatraverishije ahanyuramo. Uri kureba hehe? Uri kureba hehe? Muhaguruke dusenge. Ndengeje iminota 9 ariko ntacyo, reka dusenge tuvuge ngo haleluya. Hari abantu bahezaga uyu mugoroba. No, nimba uhawe umugisha reka dukomere Yesu amashyi menshi cyane. Amashyi menshi cyane kwa Yesu. Narivuze ngo amashyi menshi kwa Yesu. Haleluya. Twongeraho impundu nyinshi kwa Yesu. Haleluya. Igitangaza cya mbere si ukubona imodoka. Igitangaza cya mbere ni ukugira imitekerereze iguhesha imodoka. Igitangaza cya mbere si ukubona ibifatika. No, hano aha niho bipfira. Cyangwa se Paul arabivuga mu Baroma 12 ngo be transformed by renewing of your mind, ngo muhinduke mugize imitekerereze mishya. Kinyarwanda ikoresha umutima, ariko King James ikoresha ijambo mindset. Be transformed by renewing of your mind. Muri 1 Corinthians 1:27 biravuga ngo Christ is a power and a wisdom of God. Ngo Yesu ngo nimbaraga, ngo n'ubwenge bw'Imana. Mani magambo, nimba warakire Kristo muri wowe, agomba kwihishurira muri wowe muri uburyo bubiri, mu bwenge no mu mbaraga. Niwe ngo umuntu agomba kumva ibyo uvuga, akumva ubwenge bwa Kristo. Yabona ibyo ukora, akabona imbaraga. Niyo mpamvu Petero ubwe intumwa yabonye ibyo Paul yavuga, ati nimusome igitabo cya Paul mujye mwitonda, harimo ubwenge. Barongera babona Paul na Barnaba ngo babandi bubitse ibindi bihugu, natwe iwacu bagize gute? Bari bafite imbaraga z'Imana. Paul aravuga ngo ubutumwa bwiza si amagambo, ni imbaraga. Kristo muri wowe yihishurirwa mu bwenge no mu mbaraga. Reba ubwenge bwa Kristo ufite muri wowe, urebe n'imbaraga za Kristo ufite muri wowe. Ubwenge buguhindurira imitekerereze. This is the key. Uyu mugoroba ni impano mbasigiye, genda wikoremo akazi. Uracyafite urugendo rwo gukora, uragomba kwikoramo akazi. Papa, mama, mugomba kwikoramo akazi. N'iki abana banyu bazabibukiraho, n'iki muzasigira abana banyu. Buriya umurage mwiza wasigira umwana si ibifatika, usibye ko nabyo ari byo. Gusa ibifatika bijya bishira, bijya bigira iherezo, sibyo papa? Bijya bishira. Hari abonzi ngiye papa yabasigiye imitungo ikomeye, ariko uyu munsi bamerewe nabi. Dore umurage ukomeye wasigira abana bawe, n'izina ryiza cyane waheshejwe n'imitekerereze iri kure. Bajene muve mu nzozi. Bajene muri hano muvuge ngo amen. Sinagenda nawe akababwiye, akabajene muri hano muvuge ngo amen. Mwasohotse abari hano bajene muvuge ngo haleluya. My guys, muve mu nzozi. Kurota ni kimwe, no kugera ku byo ushaka ni ikindi. Va mu nzozi. Uzi impamvu hari abantu bavuga ngo hey, ngo mfite inzozi, I have a dream. Ni byiza, ariko inzozi ziri rusange. Uzi impamvu nta kiguzi na kimwe kigusaba kugira ngo inzozi uzibone.
kurota n'ubuntu, nurota bakaguha fagitire uzayizane nzayishyura. Kurota n'ubuntu, ariko kugera ku byo warose. My people, va mu bigare, va mu mamuvi, ikoremo akazi, fata ibitabo usome, pfuka musenge, byuka saa 9 utogote, ubaka destiny yawe. Bajene ntago biza kuko wasirimbye, biza kuko wikoze mu murimo. Rubyiruko muri hano destiny barayubaka. Ntagipfa mubaza ababyeyi bari hano, mucunge sana. Satani ari kubarangaza, ari kuzana distractions, movies, twasohotse, twagiye ku mazi, boyfriend, ibintu biri nonsense. Bajene muri hano, respectfully speaking, ndabasabye mwikoremo akazi uyu mugoroba. Ufite amasezerano, mwe muretse, ufite amasezerano ngo Imana izagukoresha. Kubivuga kwayo ni kimwe no kubigeraho ni ikindi. Twese Imana yaravuze. Kuki mpagaze hano wowe udahagaze aho ngaho? Rega guhagarara hano ntago ari ubuntu bangiriye bukomeye, nuko bazi iby'Imana yakikoze mu buzima bwanjye. Reka mba shocking. Hari abanga ariyemeye yamaze. Reka babwize ukuri, muri ubu bwami hari ibintu bataguha gift bitari impano, ahubwo ari reward, ari ibihembo. Nabibabwiye Steven nguri, twabibaga turira, dusenga, twiriza, dusoma Bibiliya, maze kurangiza Bibiliya inshuro 10. Ikoremo akazi monshe. Ndi hano kugira ngo abajene mbi inspiring. Nimba Imana yarampesha ubuntu bwo guhagarara hano, nawe wahagarara uri ku blessing amahanga. Nawe wahagarara narenza hanga ari ku blessing amahanga. Ikoremo akazi. Imvugo y'Imana ni kimwe, ariko itravaye. Niyo mpamvu uyu munsi baririmbyi, mushaka ko muri abaririmbyi, dufite abaririmbyi benshi muri kino gihugu. Kuki bamwe bagira impact, abandi ntibagire impact? Abavuga butumwa muri kino gihugu ni benshi, ariko kuki tutanganya amavuta cyangwa umusaruro kandi tuvuga Imana imwe? Biterwa n'umurimo twikoramo ahiherereye hacu. Baririmbyi, nusubira mu rugo mbere kuza hano ku cyumweru, banza ufate jene upfuka mutogote. Nufata microphone hano, abazimu batangire bahunge. Amavuta Dawidi yaracuranga, gacuranze gusa imyuka ikava muri Sawuli. Kwikoramo akazi bisaba sacrifice. Niyo mpamvu uyu munsi dufite abaririmbyi murahogoza, nimwe ba mbere, ariko imbaraga sibyo muri. Ikidufasha si amagambo muririmba, ikidufasha si amajwi meza, ikidufasha ni umwuka uri inyuma y'ibyo muririmba. Tuvuge ngo haleluya. Reka buri wese ukora hano muri intercessors, haba twese twikore mu murimo torero ry'Imana. Muraza murebe icyubahiro cy'Imana kigiye kumanuka muri iyi minsi. Muraza mubona ubwiza bw'Imana bugiye kumanuka muri iyi minsi. Ugifata microphone ugitangira kuvuga, ukiririmba wumve presence, wumve kabode, wumve ukuntu birivuga ngo Salomo amaze gutamba ibitambo, papa amaze gutamba ibitambo mice 6, uzi cyabaye ngo icyubahiro cy'Imana kiruzura, cyuzura inzu. Mu bintu dukeneye kumva icyubahiro cy'Imana cyuzuye inzu. Abasenzi mureke gucogora, mureke twongeye dushyiramo imbaraga. Dukeneye kubona icyubahiro cy'Imana mu itorero, dukeneye kubona icyubahiro cy'Imana mu gihugu cyacu. Twakureka Satani yidegembye. Abana bacu barapfuye mu butinganyi, abana bacu barapfuye mu biyobyabwenge. Abo nibo bazubaka igihugu cyacu hazaza. Torero mwongere mukanguke. Nibavuga gusenga, sengesha imbaraga. Gusenga ntago byica, gusenga bitanga imbaraga, gusenga birahindura, gusenga bigeza kure. Senga. Arabantu na mwari mwuzuye ishyaka ry'Imana ryo gusenga, ariko uyu munsi ahantu hanyu hiherereye mwarahataye. Naje nk'ijwi ryajyana mu ngo return to the place of prayer. Return to the place of prayer. Mama senga, papa senga, business people pray, worshipers pray. Prayer doesn't kill, prayer empowers. Return to the secret place.
subira ahantu hawe hiherereye. Ntago dusengera hano mu kivunge, hano turakomezanya. Ariko muri cya cyumba Yesu yabivuze muri Matayo, ngo nujya ujya gusenga wowe ujya winjira mu cyumba cyawe ukinge ngo so ureba ahiherereye. Subira ku mavi torero, bavuga butumwa muri hano musubira ku mavi. Niyo mpamvu dusigaye dufite abavuga butumwa ni intyoza bazi kuvuga ariko nta mbaraga. Without power. We talk too much. Yes arakomeye, yes arakomeye. Wivuga ko akomeye, banza ugaragaze gukomera kwe mu buzima bwawe. Return. I prophesy tonight, return in the place of prayer. Subira ku gicaniro cyawe, subira wubaka igicaniro. Bigeze mu gice cyakangahe Eliya arazamuka arabwira Imana bati Imana yaribagiranye muri Isirayeli, abantu basigaye baramye ibigirwamana. Umva ikintu yakoze, yarabanze ngo asana igicaniro. Hari ibintu utakora igicaniro cyawe kitatse, hari ibintu utagira utabanje kuwasana igicaniro. Ubaka igicaniro cy'umuryango wawe. Papa mama, ubaka igicaniro cy'umuryango wawe. Abana bawe uzabaraga iki utabaraga Imana. Dawidi yageze kuri Salomo ati Salomo mwana wanjye, ntago nakuraga ubutunzi, ariko Imana yanjye aba ari yo uzakorera. Hari aho ubutunzi bugarukira torero, ariko hari aho Imana itagigaruka. Imana ntago igira limite. Uzaraga icyo abana babyeyi. Pray. Bikore muri kumwe. Mbere yuko muryama fata abahungu bawe, fata abakobwa bawe mupfukame, mutogote muhamagara Imana. Umunsi uzaba uri muri mission, umwana wawe nazaryama atabanje gupfukama, avuga ngo data namubonye apfukama, mama namubonye apfukama, uyu munsi nawe uhari, ninjye uhari, ngomba guhagarara mu cyuho. Pareka so paragatiyaba. Toza umwana wawe inzira nziza, azarinda agira ati babyeyi mwongere musane igicaniro. Maleka sopa tuvumuka vugana nanjye mbabwire ba mama ba papa bajene muri hano musane igicaniro cyane. Return to the place of prayer. Return in Jesus mighty name. Beshi hano mwararaga overnight musenga, beshi hano mwamaraga amasaha 3 muri gutogota, mwamaraga amasaha menshi musoma ijambo. Uyu munsi ubuhenebere bwaraje. Nje nk'umuhanuzi ngubwira ngo ngera ubyuke mu izina rya Yesu, ongera uhembuka mu izina rya Yesu. Maleka sopa lakata jari kanfolegas la loka sopa. Tuvumuka Imana yatangiye kugenda ahangaha. Hari restauration itangiye kubera ahantu, hari guhembuka gutangiye kubera ahantu. Icyamuka bamaso mu izina rya Yesu, zamura ibiganza byawe. Uyu mugore amagaze kuri iki gicaniro munsi y'aya mavuta y'abashumba n'ababyeyi b'ururugo, ndahanura ngo wakire guhembuka mu izina rya Yesu. Ubuzima bwawe bw'umwuka wakire guhembuka mu izina rya Yesu. Icyamuka avuga ngo amena cyane. Narivuze ngo wakire guhembuka mu izina rya Yesu. Ubuzima bw'umwuka bwawe buhembuka mu izina rya Yesu. Vuga ngo amena cyane, buhembuka mu izina rya Yesu. Zamura ibiganza byawe cyane, zamura ibiganza byawe cyane. Ikintu cyose kirya ubuzima bwawe bw'umwuka, ikintu cyose kirya ubusabane bwawe n'Imana mu izina rya Yesu, gikubitwe hasi uyu mugoroba mu izina rya Yesu. Vuga cyane ngo amen. Imbaraga ziva mu busabane bwacu n'Imana. Amavuta ava ku gicaniro, imbaraga ziva ku gicaniro. Buri wese uri hano, mukozi w'Imana uri hano, muramye musenzi uri hano, mukristo uri hano, subira usane igicaniro cyawe n'Imana. Amagambo yawe ntago azakurenza ibihe bibi biri kuza. Hari ibihe bibi biri kuzira itorero, biri kuzira abana b'Imana. Trust me. Amasengesho y'iminota 2 ntago azakwambutsa. You have to pray. Be a prayerful woman. Be a prayerful man.